n'ugupfa ziziga Yesu arazarandohamura amaraso ye yanyogeje ibyaha byanjye nari uwo gupfa ziziga Yesu arazarandohamura ayo amaraso ye yanyogeje ibyaha byanjye inuma ziguruka n'inyoni mu kirere inuma zinungura n'ibitambo byotswa ntacyo byari kumara ngo binkure mu isayo ni Yesu wenyine niwe wabikoze inuma ziguruka n'inyoni mu kirere inuma zinungura n'ibitambo byotswa ntacyo byari kumara ngo binkure mu isayo ni Yesu wenyine niwe wabikoze niwe waturemeye amashimwe ni Yesu niwe wakuye ababyeyi ku iseta ni Yesu wenyine ni Yesu niwe wakuye abantu mu bushomeri ni Yesu niwe wakuye ababyeyi ku iseta ni Yesu niwe waturemeye amashimwe ni Yesu 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 haleluya amen. Okay, urakoze cyane tubwiye yuko uri perezida wa korali Cornerstone ndetse utubwira yuko uririmba muri korali inshuti z'umwami ese ushobora gusobanurira abadukurikiye se ukababwira Cornerstone bisobanura iki nyine ukabasobanura ukabacira mu ncamake se korali uyoboye ubundi yatangiye igihe ki watekereje ute kugira ngo iyo korali ibeho byaciye mu zihe nzira ese izina rya korali Cornerstone ndumva atari ikinyarwanda njye ku giti cyanjye sibyo okay niyo mpamvu nifuza ko wabisobanura n'abadukurikiye murakoze Imana ibamugisha korali Cornerstone yatangiye 2019 itangirira kuri itorero rya ADEPR Gasabo naririmbaga muri Sunday School ndi umujyanama muri korali y'abana ndagutekereza ndabashite nakuntu twagira groupe yo gusenga uri kumva twari tukira abana n'ubwo udakuze ariko n'undi twari turi abana yitwa Ineza Group muri bibiri yabaye groupe 2019 2020 tuyita Ineza Group tuza kujya mu yandi makorali uri kumva twagiye dutakana twagiye kwegerana benshi twashoboye guhuza dukora korali y'urubyiruko y'abanyeshuri ari ako Gasabo k'itoro ry'Agasavu twabonaga nta korali hari y'abanyeshuri turabati guti ya groupe Ineza Group ivemo korali abariyo yitwa korali Cornerstone. Sori gatoya Claude ukiri aho ngaho nakongera nkakubaza ikibazo kigira gifise tubwiye yuko iyo korali ari abanyeshuri cyangwa se ubwo bivuze ngo korali iyoboye ni abanyeshuri gusa nta bandi bantu bayirimo cyangwa se babundi korali yawe ibamo abantu byibuze bafite imyaka kuva kuri ngahe kugeza kuri ngahe cyangwa se n'abana bato batarasobanukirwa nabo ntacyo bitwaye bayirimo n'abamara amatsiko n'ubundi korali Cornerstone ntabwo ari korali iheza ntabwo ari korali y'abanyeshuri nk'uko bivuze gusa ahubwo ni korali y'urubyiruko umuntu wese wiyumvamo imbaraga zo gukorera Imana kandi akumva afite ubushake twebwe turamwakira akatugezaho ibyo Imana yamuhaye kugira ngo tubitangire
mu by'ukuri korali akonasoni twakira guhera ku myaka 14 kuzamura tuba turi kumwe nabo n'ikivuzwe neza ubirimo neza. ukiri aho ngaho gatoya ushyizemo akantu ko kuvuga ngo ukijijwe neza turakwakira, mu yandi magambo ubaye udakijijwe ntabwo mumwakira. ya dufite komisiyo ishinzwe iterambere, ishinzwe imiririmbire diligence, ndetse na komisiyo ishinzwe disciplinary. uri kumva harimo amakomisiyo menshi, dufite abaperi, dufite abamere muri korali akonasoni, kandi noneho dufite perezida na perezidanti bashinzwe mpuzamakorali. uri kumva aho hose turahakunyuza. mu by'ukuri iyo udakijijwe neza ntabwo wabasha kuhanyura. uri kumva ujya kugeramo ukijijwe mu by'ukuri, kuko uri kumva ni korali y'abanyeshuri n'urubyiruko, ariko uri kumva twakira umuntu ukijijwe n'uko. Okay, noneho turi hano nk'uko ubitekereza, abantu benshi bari kudukurikirana none aha ngaha nk'uko ubibona. Abagukurikirana ni ikihe kintu wabashishikariza muri korali yawe? Se ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu ayigemo by'ingenzi, niyo byaba bitatu by'ingenzi ukeka yuko umuntu utabyuzuza atabasha kuba muri iyo korali? icya mbere ni ikinyabupfura. icya mbere ni ukuri ukunda Imana ukanayemera. icya kabiri ni ukuri ufite imyitwarire myiza. Imana ibaha umugisha abashaka kuza muri korali akonasoni, ni karibu, ntabwo muhejejwe. korali akonasoni ntabwo iheza, ahubwo iyo dusanze ibyo dusaba ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose dusaba twabivugira kuri kamera, ariko iby'ingenzi nabivuze. nk'ubu ngubu dufite gahunda yo kugura uniforme, ni ukuri dufite ibikorwa byinshi by'ejo hazaza by'iterambere bishingiye kuri korali akonasoni. nko mu gihe gishize ngira ngo mwarabibonye, abadukurikira twashimye Imana ku itorero ryacu, turaririmba, ibintu bigenda neza, Yesu aramanuka. ni ukuvuga ngo rero dufite n'ibindi bikorwa, dufite abaterankunga, abafatanyabikorwa bacu. ni ukuri wowe ushaka kuza muri korali akonasoni, muhaye ikaze, muhaye karibu, ngwino ni iwanyu, urisanga kabisa, ikaze muri korali akonasoni. Okay, hanyuma itorero usengeramo burya ryitwa ngo iki? Izina ryayo ry'itorero ni irihe? nk'uko nabibabwiye, nsengera kuri ADPR Gasaza, ni ku Gisozi, umanutse gato uvuye ku murenge wa Gisozi, harimo ugeze ahantu hari umuhanda ugatambika Boulevard, ukamanuka ahantu hari kaburimbo, ku Gisozi hari kuri APAPE neza. umuntu utahazi waza, niho dukorera umurimo w'Imana. Okay, ukiri aho ngaho uvuze yuko ari muri ADPR, kandi muri ADPR abantu benshi cyane bakunze kuvuga ibintu byinshi, bagatera comment nyinshi cyane nyine ku itorero rya ADPR. none se ubwo iyo korali uyoboye umuntu yabasha kuyinjiramo atabatije? byakunda buriya? ni mu mahame y'itorero ryanyu se bimeze bite? iyo uje utabatije ntabwo tugusubizayo, ahubwo tukwereka inzira yo kugira ngo ubatizwe, noneho tukazakwakira wabatije muri korali akonasoni. mu by'ukuri iyo uje ntabwo tukubwira ngo genda, ahubwo tukwereka inzira ukwiye kunyuramo ukabatizwa, noneho ukaza tugakora mu murimo w'Imana. bivuze mu yandi magambo ngo yemerewe no kuririmba atarabatizwa? ntabwo yemerewe, mutabyumva nabi abadukurikiye, yemerewe kuza atabatije, tukamugira inama. ntabwo yemerewe kuretekana n'izindi gahunda za korali yemerewe kubamo, ahubwo tumugira inama z'ukuntu akwiriye kwitwara, noneho tukamuhuza n'ababishinzwe ku itorero ryacu, bakamugira inama akabatizwa, noneho tukamwakira muri korali. Okay, Claude, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. gusa hari ikindi kintu nifuzaga kukubaza tukiri hano. ese byakujemo bite kugira ngo wumve wifuje kujya mu bintu by'Imana cyane? hano hanze hari abantu benshi cyane b'urubyiruko tuzi, ariko ibintu by'Imana babishyira ku ruhande cyane, bakabona yuko atari n'iby'ingenzi. rimwe na rimwe hari naho ushobora kugira wabibabwira ukaba wanakubitwa.
none se we ni ikihe kintu cyagukuruye kirakubwira ngo ukwiriye kujya mu nzu y'Imana ugasenga ukamenya Imana si ibyaciye mu zihe nzira ya wabwira abadukurikiye? ya ikintu cyanteye gukurikira Imana, reka mbanze mbaririmbira akagakorasi kamwe n'ak'umuhanzi bita Torero, waza kuza kumukurikirana noneho ukareba iyo ndirimbo, noneho niyo mpamvu ngiye kwibagezaho umukumva. Ntawe usenga kina kandi ukandagira usenga, ntabwo ajyaho nyora, gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ya nkurikije iby'uyu muririmbyi yaririmbye, mu by'ukuri ntawe usenga kina. Muri ibi bintu by'Imana hari ibintu byinshi nahaboneye amahoro yo mu mutima, nahaboneye agakiza, nahaboneye byinshi kandi n'ubu bigikomeye. Niyo mpamvu nahema gukunda Imana, niyo mpamvu nahema gukora iby'umurimo w'Imana. Imana yankoreye ibintu byinshi bitandukanye natekerezaga ku bw'umurimo wayo. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ngiye gukorera Imana ari iby'uyu munsi, ahubwo nakuriye muri Sunday School twiga ijambo ry'Imana, twiga ndetse nyine nanjye binkuriramo. uri kumva nashinze gurupe ya 2019 njye n'undi muhungu bita Olivier, tubana n'ubu ngubu muri korali Akonation. njye mba perezida n'ubundi kuva 2019 nawe aba visi perezida, noneho bigeze 2024 nibwo yabaye korali Akonation, niho kugeza n'ubu ngubu nyiri perezida. ni ukuvuga ko amavuta y'Imana aracyandiho amavuta y'Imana aracyandiho kandi ndacyakomeje gutera indi ntambwe. ya Imana iguha umugisha, uracyakomeje intambwe yo gutera. ubwo bivuze ngo nta bindi bintu wigeze ucamo bijyanye mbere y'uko utangira kumenya Imana, nta bindi bintu waciyemo, wakuze nyine ukuri iwanyu basenga nyine kugeza na n'uyu munsi wakurikiye iyo nzira yo gusenga, kugeza n'uyu munsi ugize imyaka ndetse kugeza n'iki gihe unganye gute? ya ndashima Imana ko nabo ababyeyi banjye bari bakijijwe, banoje inzira y'agakiza. Ntabwo umwana ariko yuzuza inshingano zose, ariko uko ugenda ukura ugenda usobanukirwa. Ntabwo navuga ko hari byinshi nujuje, ariko hari na byinshi nishe. hari byinshi nujuje, hari na byinshi nishe. ni ukuvuga ngo nari ndi mu kigero, ariko iyo umuntu ari kugenda afata indi ntera, afata indi ntambwe yo kugira inshingano, arushaho kugenda agakiza ariko kwiyongera. Ndizera ntabwo nayobora abantu barenga 80 udakijijwe, biba bigoye cyane. Okay, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. ni icyo wabwira abadukurikiye, urubyiruko rudukurikiye, cyangwa se niyo nama watanga ku bantu badukurikiye cyangwa se ku rubyiruko ruri mu kigero cyawe cyangwa se cy'abakuruta n'abari munsi yawe? ya nabagira inama yo kwegera Imana, kuko nk'uko nabaririmbira indirimbo ya Torero, ntawe usenga kimwe kandi ntawe ukandagira isenga. iyo ushatse ipantaro ukayisaba Imana nayo buriya hari umuvugabutumwa njya nkunda, simuvuga izina gusa, ajya amfasha ibintu byose biva mu gusenga. nta gihe uzabona Imana ikumanukiye ngo iguhite ushaka, ahubwo icyo nakubwira, uri umusore mugenzi wanjye, uri umugabo, uri umudamu, uri umukobwa, uri umukecuru, icyo nakubwira iga gusenga, kuko byose biva mu gusenga. niba ushaka ikintu kiva mu gusenga, uriya muririmbyi yari ari mu mwuka ngo ntawe usenga kimwe. niyo mpamvu nanjye nagushishikariza kugira ngo ugire intambwe utera, ugire aho uva, ugire n'aho ugera, kugira ngo birusheho kugenda neza. ndabashimiye rero. muri makeya utararenga aho ngaho, uri gushishikariza abantu cyangwa se ubabwira yuko Imana ibaho? nawe uri mu bantu bahamya ko Imana ibaho? Imana ibaho cyane, iranakora. nk'uko nabaririmbiye irandirimbo, ntawe usenga kimwe kandi ntawe ukandagira isenga. Imana ibaho cyane. Claude, watubwira byibuze ibintu bitatu byaba byarakubayeho bikakwemeza ko Imana ibaho? ubuzima, isito y'ubuzima ni ndende, ariko nzaza mbaganirize. gusa njye nabonye ibimenyetso byinshi ko Imana ibaho. ikintu cyanyeretse ko Imana ibaho, ndabyibuka igihe naririmbaga muri Sunday School, mbura amafaranga yo kwishyura uniform. mwarimu ntabwo umuvuga izina gusa ariyumva,
ndagushimiye yampaye imitungo nabyo binemeza ko imana ibaho imana nongera kuyikunda ikindi imana yanyujije impanuka yari ikomeye cyane nabyo mbishimiye ko imana ibaho kandi nawe umenye kibaho ikindi nigeze kugira uburwayi bukomeye cyane nabwo bungeza kure njyewe mfite ibintu byinshi birenga na bitatu nakubwira ko imana ibaho gusa imana ibaho kandi namwe muzayikurikire muzabona ibyiza byayo. Okay, urakoze cyane Claude. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Tubwiye ko imana ibaho, kugira abantu inama y'uko urubyiruko babasha kwegera imana bakagira icyo bayibwira kubera yuko itanga byose, kandi ufite ngo ibihamya byinshi cyane bikwemeza yuko imana ibaho kandi ariyo yaremye ijuru n'isi. Dufite ibihamya byinshi kuri yo, dufite ibimenyetso byemeza ko ikora. Ndumva uzi no kuririmba. Hanyuma ko turimo turumva se cyangwa se turimo turareba nk'uko turi kubona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane muri Los Angeles cyangwa se muri California mu murwa uri muri Amerika. Ari ahantu turi kubona hashya cyane, ariko abantu benshi cyane ku nkuru z'abantu benshi cyane turi kumva bavuga yuko ari uko bavuze yuko imana itabaho, bagakana ko imana itabaho. Ubwo mu yandi magambo biriya byabayeho bishatse kutugaragariza yuko nawe uri mu bahamya batugaragariza yuko biriya bintu byabayeho ari ukubera imana, ari imana yabikoze kubera yuko bahakanye ko itabaho. Ntabwo iki kintu sinakivugaho, sinareka no kukivugaho, ndajya hagati muri cyo, kuko imana ntabwo ari nk'abantu. Kuba baravuze ko imana itabaho ntabwo ari byo byatuma itwika ahantu hangana kuriya. Imana idukorera ibivanye n'ibyo tuyivuga cyangwa n'ibyo tuyikorera, ntabwo twabaho. Hari byinshi twabura kubera yo, gusa 60% nabwo ishobora kubikora, kuko babonye ko bayihakanye mu mitima yabo kandi ari ishobora byose. Ibi biratubwira ngo imana tuyahirengeye ngo kandi nibwo bumana bwayo, imana izahora idusengera iteka. Niyo mpamvu rero natwe none bajya bavuga, numvise hari ijambo rivuga ngo icyubahiro cyanjye sinzajyaho ngo kandi sinzemera ko izina ryanjye ritukwa. Ubwo yaba ari ko imana yashingiyeho ikora biriya bintu kugira ngo ibagaragarize ko ari imana ikomeye cyane, kuko yavuze ko icyubahiro cyayo kitazajya ihundi kandi ntabwo izemera ko izina ryayo ritukwa. 80% cyangwa 70% wabihamya neza ko imana nabwo yakora kiriya kintu kugira ngo ibemeze koko ko ari imana. Twabonye indege mu birere zirazimya ari nk'ijana, gusa imana yo yashyizeho iherezo, biba byarangiye, barazimya biranga. Uyu ni umunsi wa 12 kugeza uyu munsi umuriro ukiri kwaka, biranga. Urumva yuko umugambi w'imana iyo wasohoye cyangwa iyo yavuze ijambo ntabwo rijya rihera. Ijambo ry'imana ntabwo rihera. Imana iguha umugisha. Tubwe kuri perezida wa korali bivuze ngo uri n'umuririmbyi, ni ko watubwiye ngo muri korali inshuti z'umwami. Ubwo waturirimbiraho gatoya nk'umuririmbyi, cyangwa se ukagira ikintu ubwira abadukurikiye mu ndirimbo ukoresheje indirimbo ze, kuko natwe tumenye neza ko uri umuririmbyi. Mu gihe kamanzi mvuga aka kantu, mu gihe kizaza kuri abakonasoni muzakibona kandi muzatwishimira. Mu by'ukuri nk'ubu nababwiye ndirimba muri korali inshuti z'umwami, ndirimba muri korali akonasoni, nkaba nibereye na perezida kuva 2019 nyoboye iyo gurupe, ikaza no kuvamo korali. Imana iracyatwitiye byinshi. Wari unsabye kuba nabagezaho ibihimbano byacu, reka mbanze korali inshuti z'umwami, kuko nayo iri mu indirimbo zayo nyinshi zimufasha. Ntabwo ndarambirana, ndakoresha iminota mike y'akabisa indirimbo no ku gice cya korali akonasoni. Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka, kubw'izina rye ndakomeye. Anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi, ansubiza intege mu
ubugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye gakomeye. Arufa na omega, tangiriro n'iherezo, uwo ni uturwanira intambara tutamenya. Yesu yaratsinze, tumwizere. Mwizere, umwiringire, Yesu yaratsinze. Mwizere, umwiringire, Yesu yaratsinze. Haleluya. amen. Dufite ibihamya byinshi kandi Imana yaratsinze. Iyo ni indirimbo yakoranye z'umwami. Iyi ni indirimbo zimwe zijya zimfasha. Imana yaratsinze, Imana idukeneye natwe. Niyo mpamvu dusabwa kuyizera tukayiringira, ibindi bizabyikorera. Reka mbaririmbire ku ndirimbo ya korali Akenasoni. Nayo iri mu ndirimbo zijya zimfasha cyane. Yego. Uwiteka umbereye maso mu nzira ncamo zose, nubwo naca mu gicucu cy'urupfu sinzatinya, ndi kumwe na Yesu. Uwiteka umbereye maso mu nzira ncamo zose, nubwo naca mu gicucu cy'urupfu sinzatinya, ndi kumwe na Yesu. Yesu we ngwino untabare, Yesu we ngwino umfashe, nubwo iyi si turushya, icyo ngicyo nuko tuzataha iwacu heza, ijuru twateguriwe. Umunsi umwe tuzirirwa mu isi, ariko ntituzayiraramo. Undi munsi tuzayiraramo, ariko ntituzayirirwamo. N'ubw'isi turushya, icyo ngicyo nuko tuzataha iwacu heza, ijuru twateguriwe. Claude, Imana iguha umugisha mwinshi cyane, so ndumva ari byiza cyane. Gusa nanjye icyo nakubwira ngo komereza aho ngaho kandi ukomeze ushyiremo imbaraga. Congratulations kabisa. Imana kandi ikomeze iguhe imbaraga, ikwagure mu bundi buryo, ndetse Imana ikomeze iguhe n'abagufata mu maboko kugira ngo uzagere ku cyo wifuza kugeraho. Icya kabiri kandi Imana izagushyigikire muri byose. Gusa hari ikintu ntakwibagirwa kugenda ntakubajije, ese ubundi intego yanyu ni iyihe? Intego ya korali Akenasoni ni iyo kwamamaza ubutumwa. Benshi bagakizwa ntabwo bakizwa ku bwa korali, bazakizwa ku bwa korali n'ibibirimo. Intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza, tuvuga ijambo ry'Imana, kwamamaza indirimbo zayo mu butumwa. Ni byinshi intego yacu nyine ni ukwamamaza ubutumwa muri korali Akenasoni. Mushaka kubwamamaza ahagana hehe se? Dushaka kuzenguruka igihugu cyacu, turi gushaka tukazenguruka paruwasi zacu zigize uyu mujyi wa Kigali, tukajya mu ntara, tukazajya no hanze no mu bihugu bya kure. Bazadutumira kandi turabyizeye. None nta hantu umuntu yabakurikiranira abaye. Mwiriwe neza, Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza, mbifuriza igicamunsi cyiza cyo kuri uyu munsi ndetse n'iyi tariki. Kandi nshimira n'abadukurikira, yaba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bose tubashimiye ubwitange bwanyu ndetse ko mudahwema kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye.
nk'uko mubibona hano turi kumwe n'umusore araza kubibwira. Reka mwakire. Ishimwe Claude, turakwakiriye, ni karibu, wakwibwira abadukurikiranye hanyuma tugakomeza. murakoze. ni Ishimwe Claude nk'uko abivuze, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana kandi ndayikunda. ndi kumva kwivuga habaho n'ibintu byinshi. ndi umukristo kugira kuri ADEPR Gasave, paruwasi ya Gasave. ndi umuririmbyi muri korali Inshuti z'Umwami ndetse na korali Akonaso. hiyongeyeho ndi perezida wa korali Akonaso. murakoze. bakurikirana kuri uyu muyoboro umuhamya ni Yesu TV. tugiye kujya tunyuzaho ibihimbano byacu, muzatubona. naje mbagaragiye benshi, muzababona, kandi turi abasore n'abakobwa bashima Imana. niyo mpamvu twaje hano kugira ngo dutangire twamamaze ubutumwa bwiza kuri iyi cano yacu. Imana ibahe umugisha. mwebwe mudukurikira, turahari kandi tugiye kubereka ibintu byiza muri iki gihembwe, ndetse uyu mwaka wa 2025 tugiye kubereka ibintu bidasanzwe. tugiye gukora mu nganzo Imana yaduhaye, tugiye gukora bidasanzwe cyane, kuko turi no gutegura, dushaka kubigeza ku babishinzwe. dushaka gutegura igiterane, kandi ndi kumva uyu muyoboro twazawunyuzaho live, noneho mukadukurikirana mu bihugu bitandukanye, Aziya, Amerika, Canada, ndetse na Uganda, Tanzania, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. ndabashimiye cyane. Okay Claude, turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha cyane. kandi nongera gushimira n'abadukurikirana mwese, mbabwira ngo mukande kuri subscribe, mukande ndetse na share, hanyuma mukomeze mudufashe mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, yaba muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. nk'uko mubibona rero, twaba turi kumwe na Claude Ishimwe. ni byinshi cyane yababwiye. turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Imana ibahe umugisha. namwe ndabashimiye bantu bakuru, muba mwadufashije kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza. ariko hari ikintu wari wambajije ndabubika cyane, wari wambajije ngo korali Akonaso bisobanuye. ni korali Akonaso uri kumva, ni korali yatangiye 2019. niyo mpamvu twase dushyira korali nyine Akonaso, ibuye rikomeza imfuruka. niyo mpamvu twavuze twebwe turiye rikomeza imfuruka. ari kumva twatangiye umurimo kera tukiri abana. nzakoresha umunsi umwe tuzakora ikiganiro na korali yose, tuvuga amateka yagenze korali Akonaso, yahoze ari gurupe ineza nziza. turabashimiye, kandi sinahwema gushimira mwebwe mudukurikiye, sinahwema gushimira abafatanyabikorwa bacu bo muri paruwasi ya Gasave, ndetse namwe bari mu nce zitandukanye, kandi namwe mwifuza kugira inshuti, mwadukurikirana kuri uyu muyoboro, ndetse tuzabana nomero ya telefoni, mushatse kudusura, mushatse kudutumira, mushatse kutuvugisha. nidukora ikiganiro cya korali tuzazibaha, kandi ibintu bizagenda neza. Imana ibahe umugisha. natwe tureka tubashimire cyane, ngo murakoze cyane, kandi namwe Imana ibahe umugisha, ikomeze ibe mu ruhande rwanyu, ndetse n'abadukurikiye mwese mukomeze mwibuke kudushyigikira, amaboko yanyu turayakeneye. murakoze. ciao ciao.